Hey my people, bimeze bite? Umuhungu wanyu Left Hand nyine ugarutse kubereka akandi kantu nyine kagufasha muri telefone yawe. Ubu noneho nje kukwereka uko wareba niba account yawe ya TikTok nyine yakwinjiriza nyine wapostinga video bakaguhemba. Urabizi ko nyine account iri isanzwe ya TikTok nyine ufungurira mu Rwanda iriya ntabwo nyine wahembwa. Bisaba kuba ufite yitwa international TikTok. International TikTok ni TikTok nyine uba warafunguye ariko imeze nk'iyanditse mu gihugu cya kure nyine biriya bihugu TikTok yembamo. Bakaguhemba nyine bakagenda bakubara amafaranga nyine. Ariko ibyo bikunda ku muntu ufite international TikTok. Ndaje nkwereke akantu kakubwira ko account yawe ari international. Uraza kuri TikTok yawe isanzwe atari TikTok Lite, TikTok. Kaza tegereze gatoya. Gahita uza hano hari umuntu hano hasi. Ahangaha ugahita uhakanda. Ahangaha hari ubudomo. Ugahita uhakanda. Warangiza ugahita uza kuri tuno turongo dutatu. Utungutu. Ugahita udukandaho. Ugahita uza hano handitse Creator Tool. Creator Tool hano. Ugahita uhakanda. Ugategereza. Iyo hajemo hano handitse monetization hano ha kabiri. Dutegereje gato. Hano iyo muri monetization haje utuntu tubiri akitwa muri tuno tuntu kuri monetization iyo haje akitwa Creator Reward Program na Work Artist. Iyo account yawe iba ari international, ushobora guhembwa bagendeye kuri views wagize nyine. Ahubwo niba utayifite nyine unyandikire muri comment ngo ngufashe nyine nkaba nayigukorera cyangwa kwereka tutorial uburyo wayikora nyine. Wewe kora subscribe, ukore na like, muri comment wandikemo ikintu naza gukorera ubutaha. Turi kumwe. Ciao ciao.